basaho abakinyi bizera intsinzi kandi Etincelle yatwiteguye bihagije hanyuma umutoza wa Etincelle yarushije wa APR yes cyambere baturushije kuri physique baturusha mu guhanahana wabibonye ahantu batunigiye cyane ni hagati so turibura babona ibitego bibiri hakiri kare APR ikangutse ku minota y'inyongera naho ubundi mu by'ukuri tuvugishije kuri Etincelle yaturushije ahangaha nibiza kuza gutuma mugira nanone gihunga cyuko equipe ya Sport ishaka gukomeza kongera amanota kandi kwa gikombe kino kibuga rero iyo twagitakirijemo Sport yaradukurikirana zatangaza nayo gatanga ariko wenda by'amahirwe ashobora gutsinda ikimbabaje ni kimwe nuko umutoza wa Etincelle yaratangaje amaze gutangaza koko byatangaje arabikoze icyo nicyo kimbabaje naho football icyo kimbabaje naho ubundi ariko no umupira abamo gutsindwa kunganya ni umupira uyu mupira warangiye wa Etincelle na APR tugomba kurema imikino iri imbere nta bindi so Etincelle mwabaka cyabashe sona mbetabeshe sije bekane yandi byaba byaratangaje niki cyabagenda cyabakunye mu mukuru urebye ikipe yari hano ko abasore bose bahari ko abasore bose bari bahari ngira ngo hari nabo babonye batari bahari ariko icyo navuga nta birenze nta n'igitangaje gutakaza match imwe ikipe ngira ngo ntabwo iri ku mwanya mubi icyo tureba ni imipikino iri imbere kugira ngo tuzegukane igikombe kandi igikombe kiri mu biganza byacu icyo nabona uko igikombe kiri mu biganza byacu abakunzi ba APR rwose nta byacitse abakunzi ba APR nagira umuntu ugira ikibazo kuko igikombe kiri mu biganza byacu igikombe kigomba gusanga ikindi ubu noneho no kuvuga ngo hari ntari komeretse gukomeretsa intare rero no kuvuga ngo hari tugiye kubona ibyago rero ko yatangiye kuvuga ati mwatakaje ati noneho tugiye gutangira kuyacuma amanota iyo nta nubwo ikwiye kuvuga kuko nta nubwo iherutse no kurira ku izamu ryanjye kuvuga ngo wari amanota inkuraho hari intsinzi nkuraho muzivuga ntivuge buriya imbere ya Rayon Sport iyo uza kuvuga yenda byibuze ukavuga izindi zitariyo kuko yo imbere yanjye rutwa ni Etincelle munafitanye match ya derby reka twahe dukina izi ngizi derby yo ngira ngo ubushize byari 4 ubu bazaze baje kureba umuyoboro wa 5G ese ngubeshye sindi hano se rero ngo wasanga hari umuntu wishimye ngo APR atakaje wakwishima uzi kuri imbere yanjye yenda uvuga ngo hari intambwe uteye kumbura cyakamba umwana ugikamba wose yase ku muntu wiruka ntabwo kikirazira ntabwo umwana ukamba ashobora guseka amagambo arakomeye cyane bwanasanga hari inyuma ndi kuyirebera kugira ngo nyibone sinareba imbere kugira ngo nyirebe ni kwanza nahindukira ngo rero urayimbwira gute se nibanze yikiranure nibiyiriho kuko ngiye kwa nyirebera hari inyuma ntacyo ndi kuvugana nayo imikino iracyahari kandi igikombe kigomba gutusanga ibindi nabikubwiye igikombe kigomba sawa Nizina ry'Imana Senior asante kabisa wari moze iminsi nguzenguruka igihugu ebana akarakanu ni sawa cyane nangiye kugenda mutinya kuko hari ibintu utekereza ugasanga uko urimo agenda witereka kandi mu buryo bwiza ira initiative narayishimye cyane courage pe byaratunaniye yego none wowe urabikoze ni ibintu byabigoye cyane uzenguruka igihugu ugenda ureba siporo abana amakademi ni sawa cyane rwose sawa ubushobozi cyane nuko investa byiza uko batikoje igihe kirekire yenda hari igihe abantu bamwe bazarekonesa babyita byakugirira inyungu babyita ijisho ry'umunyamakuru urakoze cyane fura yanjye so Senior rero nubundi nandi kujya mbazana abagenzi bawe wajya atandukanye n'abandi bafana nka basonga mbere equipe ya APR FC ni match wogeje byukuri takarije hano imbere ya Etincelle ni ubunari equipe ya APR ibuze fe no mupira navuga yuko mu byukuri ikipe ya Etincelle urebye ugendeye ku mibare ntabwo nibuka APR itsindira hanga Etincelle kuri Stade Umuganda ibintu binini akenshi APR ikora no kunganya nayo ntabwo rero ngiye bintunguye cyane
ariko nanone na APR nyine igaragaje urwego ruri hasi, abakinnyi no wabonaga nyine batari tayari mu mutwe, sinzi niba barimo gutekereza match zibategereje imbere zirimo derby zaba ku itariki y'ukwezi kwa gatanu, ariko gutekereza derby amanota yose ni amanota. Amanota ya Etincelle na Rayon Sport birangana, usibye ko nyine hanze y'amanota haba hari ibintu birimo kubarwa. Navuga yuko ikindi cyabakozeho ni kubura abakinnyi bayo bamwe batandukanye, harimo Clement muri defense, automatisme ya Yunus na Shimwe Abdul ntago iramera neza nkuko Clement yakinanye na Yunus ugiye kirekire. Clement yarari hanze nubwo yari muri 18 Rubone toujours na pebo fuzi tandukanye peri na kubyiza kandi ibyo ngibyo baho match inira abakinnyi babyutse nayi match yawe guteza kureba ku wa kabiri kinira hangaha niba nabwo akaba yayikura mu gikombe cy'amahoro, ariko Alwatuzari nabo itsinwa ya Etincelle imikino 3 ntabwo ndimo ku Bekena ashobora kubizira mu mibyizi hagati mu mibyizi bitewe n'iki abafana ba Etincelle kuwa kabiri APR zaza mu yindi sura ishya, biragoye ko izatsindwa indi match yo kuwa kabiri, ariko mu byukuri gutakaza kwayo kwa APR bitumye biha ingufu Rayon Sport. Burera irababaye abareba uzatsinda match, gusa match ya Rutsiro na Rayon Sport irakomeye cyane bishingiye kuba APR itakaje. Rutsiro amakipe bahanganye kutamanuka harimo Muhanga yatsinzwe, ni match y'abakinnyi za gutira ikipe yabo ya Rayon ni komeye ko Rutsiro nayo iragwana no kutamanuka n'amakipe ibintu byose byakomeje match yo ku munsi w'ejo. Ni match